Nguhaye ikaze kuri Physio Rwanda. Uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe mu by'ukuri ikibazo gikomeye abantu bakomeje kugenda batubazaho. Baratubazaga bati ese ni iyihe mpamvu abantu bakunze kubabara umugongo, ubundi mu by'ukuri ni iyihe myitozo umuntu ashobora gukora ari mu rugo ariko ikamuruhura bityo akabasha kumva nta bubabara afite. Iyo mpamvu Physio Rwanda rero duhari aho tukubwira ngo ntukababare, ndaje kugira ngo byose mbigusobanurire neza agatanuko, kandi dore ko tuvuga ku buzima tukavuga ku mubiri n'imyitozo igufasha kugira ubuzima bwiza utavuye mu rugo. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira ku kibazo abantu benshi bafite cyo kubabara mu mugongo. Burya mu by'ukuri hari ababyuka umugongo bakumva urabarya, abandi bakicara mu biro cyangwa mu modoka amasaha menshi ugasanga barataka umugongo. Hari n'abandi kandi bakora siporo nabi ugasanga bibaviriyemo imvune bagakomeza gutaka umugongo. Ntabwo nakwibagirwa abantu bakoresha telefone cyane ugasanga yicaye umwanya munini akaza guhaguruka rwose yumva umugongo ugiye guturika. Ni ibintu bibabaza cyane ndetse biba birimo n'uburibwe bukomeye. Ni nayo mpamvu iyi video nayiteguye kugira ngo byose mbigusobanurire.